turabakiriye inshuti nziza abakozi b'Imana abakunzi batubagiraneho ubwuzu TV TUT. Uyu ni Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, inshuti yanyu ibakunda cyane. Mugiye kukina kino kiganiro kandi nibwira ko no mukanya isa 12 tuza guhurira kuri Zoom mu masengesho meza cyane yitwa International Prayers Group, aho abantu b'Imana bahura bagasenga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ahantu hose, maze bikagenda neza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Rero kuri kamera za TUT tubagiraneho ubwuzu murahabona umugabo mwiza cyane, inshuti y'Imana, amwita Silas. Nagira ngo abibwira n'abasuhuze hanyuma muhikaze atuganirize ku ijambo ry'Imana. Akaba ari we mutumirwa wa mbere uje kutuganiriza kuri iyi gahunda. Turakwakiriye Silas, wasuza ukurikiye. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe kunyakira mushumba. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kuba ari nanjye wa mbere. Bisone ngo Uwiteka arankunda kandi akunda n'abantu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota mike dufite cyangwa myinshi. Imana ibaha umugisha mwese, namwe ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana Silas. Tunabana no ku rundi rubuga, ndetse akaba inshuti yanjye, umuhanuzi wa kino gihe, umuhanuzi umaze igihe akora umurimo w'Imana. Twagira ngo tukwakire ngo gubwa neza, maze nizere ko wateguriye. Turabasuhuje abakozi b'Imana bose muri Amerika, bo muri Australia, turashuhuje bo muri Canada, turashuhuje abantu benshi batandukanye, inshuti zatubagiraneho ubwuzu TV, abatera nkunga bayo, cyane cyane abiyizi bose ko tuganira. Mwe mwese Imana ibaha umugisha. Kandi ubu tuvugana twicaye aho dukorera umurimo w'Imana mu Kiyovu, aho Imana yaduhaye office yo gukoreramo. Nagira ngo n'ubundi nemerere Silas hanyuma asenga Imana, reka musengera Imana nk'umushumba, hanyuma atuganirize iki muri ku mutima. Twitegura ko guhera ejo kuwa mbere tuzatangirana isomo ryitwa ngo ibimenyetso 7 byerekana ko Imana iri mu ruhande rwawe. Tuzabivuga ijambo ku munsi kugera ku minsi 7, hanyuma tuzakurikizeho ikindi kiganiro nzababwira, kuko iyi ni cano ushakiraho icyigisho cyiza teguwe kandi mu buryo bwiza. Imana ibaha umugisha. Mana nyiri cyubahiro, ndagushimiye kubw'umukozi we Silas wicaye hano imbere yacu. Umuha umugisha kandi umugire neza. Yesu Kristo, amagambo meza amurimo uyashyigikire kandi ukomeze databuja utugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Karibu Silas, Imana iguha umugisha. Murakoze mushumba. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Namwe mudukurikiranye muhabwe umugisha n'Imana, mu mbaraga z'umwuka mukomeze kugubwa neza. Ndagira ngo dusangirire ijambo ry'Imana dusanga mu Bacamanza ibice 6:16. Abacamanza ibice 6:16 haravuze ngo Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyane nkunesha umuntu umwe. Kansubiremo. Aravuze ngo Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyane nkunesha umuntu umwe. Imana ishimwe. Muzaniye ijambo rifite intego cyangwa teme ivuga ngo umwami wiringiye arakomeye, aje kandi mu bikomeye bigukomereye. Nari nkubwiye ngo muzaniye ijambo rivuga ngo umwami wiringiye arakomeye, aje mu bikomeye kandi bigukomereye. Bisobanuye ngo rero uyu sinirwa muvugaho cyane, ariko ni Gideyoni muramuzi, aho yagiye aturuka mu muryango wabo kwa Yowasi. Aho ngaho yari umuhererezi, ariko Gideyoni mu ntege nke yari afite, ubwo Abamidiyane bari bamereye nabi, ubwo bahingaga, bamara guhinga Abamidiyane bakajya gusarura ibyabo, abandi bakajya kwihisha mu myobo bakisha bagacika intege. Ariko Gideyoni suko we yabitekereje, ahubwo yambaye imbaraga, aravuga ngo nubwo abavandimwe nubwo inshuti indora ziri mu mwobo, ariko kubwo kwizera arahaguruka akagenda afata ingano akazisekura akazihisha kugira ngo arebe ko hari icyo bazarya mu gihe kizaza. Ariko Gideyoni Imana imureba muri iryo shyaka, iramureba, iramwitegereza, iramubwira ati, Gideyoni nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, sinirwa muvugaho ibintu byinshi,
ariko dushimiye Imana ijya imenya umuntu wese mu rugamba arimo, ikamenya ibibazo afite, ikamenya intambara arimo. Hejuru y'ibimuhiga rero hari Imana ishoboye byose. Niyo mpamvu nari mukubabwira ngo intego cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo umwami wizeye arakomeye kandi aje mu bikomeye bigukomereye. Ntuhagarike umutima rero, kubera ko uwo twizeye akomeye arusha imbaraga ibigukomereye kandi bikomeye. Ibyo rero ni nayo mpamvu Kuru yigeze kugira ubwoba igihe kimwe, arahahamuka kubera ibyo yabonaga, abona imisozi, abona ibihindizo by'ibyuma byari biri imbere ye, ariko Uwiteka aramubwira ngo Kuru we, ahataringaniye nzaharinganiza, ndetse agera ahamubwira ngo nzacamo kabiri n'ibyuma by'ibihindizo. Wihagarika umutima, kubera ko umwami twizeye akomeye kandi ashoboye muri byose. Ni ukuvuga ngo aje mu bikomeye bigukomereye, ibyo byose arabitegeka. Ibintu bikomeye ku buzima bwawe, ibyo ubona waburiye icyerekezo, ibyo ubona waburiye inzira, ibyo ubona bikugoye, ibyo ubona bikuruhije, kubwo kwizera usigaranye Uwiteka avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ni ukuri nzabana nawe kandi nzaguha imbaraga, uzanesha Abamidiyane nkunesha umuntu umwe. Abamidiyane baba ibibazo bikugose, Abamidiyane baba intambara z'ibyo uhura nabyo, ariko Uwiteka avuganye nawe muri aka kanya mu mbaraga z'umwuka, mu mbaraga z'ibitangaza, avuganye nawe muri aka kanya. Aravuze ngo ni ukuri, ararahiye, aravuze ngo ni ukuri azabana nawe muri ibyo bibazo byawe, azabana nawe, azakuneshereza. Niyo mpamvu mvuze ngo Uwiteka wizeye arakomeye kandi aje mu bikomeye bigukomereye. Ntuhagarike umutima rero, kuko uwo twizeye arusha imbaraga ibidukomereye. Ibyo byose rero ntibidutera ubwoba, kuko uwo twizeye afite ubushobozi, afite imbaraga. Niyo mpamvu umwanditsi w'urwandiko rwa mbere rwa Yohana yaranditse ibice 5:12, aravuga ngo ufite umwana w'Imana afite ubugingo, ariko utamufite nta bugingo afite. Dushimiye Kristo wemeye kudupfira ku musaraba, akaba ari kumwe natwe. Bisobanuye ngo uwo mwana twizeye ari we Kristo, amaraso yavuye ku musaraba, ayo ngayo niyo atubashisha, niyo adukiza indwara, niyo atubohora. Dushimiye Imana ko ishoboye byose. Ndanezerewe cyane inshuti y'umusaraba, ndanezerewe cyane. Nani nkubwira ngo uwo wizeye arakomeye kandi aje mu bikomeye bigukomereye. Aho ukorera ibikomeye biri, aho utuye ibikomeye biri, aho ubona bikugoye, hari byinshi bihari, ariko nubwo bigukomereye, Kristo abirusha imbaraga. Kristo abirusha imbaraga. Ukuntu abirusha imbaraga, yigeze kwambutsa Abisiraheli inyanja itukura igihe byari bibagoye, babona bibaruhije, ingorane ari nyinshi, ariko muri uko Imana yakomeje kugenda ibakorera ibintu bikomeye, irabambutsa ikoresheje Mose imuha inkoni, iramubwira ngo narambure inkoni hejuru y'inyanja. Aho babonaga bibagoye arayirambura, mu kuyirambura havamo igitangaza, inyanja icikamo kabiri. Rega kwizera kwawe byatuma Imana irema igitangaza, n'abari bakuzi, n'abari basanzwe bakuzi bakabona ko Imana wabanye nayo ishoboye byose. Kandi nagira ngo nkumenyeshe yuko utagomba kugira ubwoba, utagomba gutinya, kuko umwami wizeye arakomeye kandi aje muri ibyo bikomeye kandi bigukomereye. Ntuhagarike umutima. Nkomeje kubibakubwira, nkubwira ngo witinye, wikuka umutima, wihahamuka, ahubwo kuko Yesu ari kumwe nawe. N'umuhanuzi Yesaya yarabihanuye, umurongo waho wa 41:13, aravuga ngo ngewe Uwiteka ubwanjye nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ngo witinya, ndagutabaye. Imana ishimwe. Iyi Imana igufasha ukuboko kw'iburyo, biba ari ibintu bikomeye. Dayimoni ntiyo zanyeganyega ntago zagushobora, kubera ko ugufasha ukuboko kw'iburyo arashoboye, afite imbaraga. Dushimiye Kristo udufata ukuboko kw'iburyo akadukomeza, akaturengera abantu bataturengera, akatwubaka abantu batatwubaka, akatuba hafi abantu batatuba hafi, akatujya imbere hataringana akaharinganiza, akaturwanira ku manywa na nijoro. Ndamushimiye. Haleluya, haleluya. Dushimiye Kristo ujya utwimana, akaduhagararaho aho nataduhagararaho. Nari nkiri kukubwira kuri rya jambo rivuga ngo Uwiteka we ubwararahiye, aravuze ngo azabana nawe kandi aguhaye imbaraga zo kunesha Abamidiyane, kandi ngo uzabanesha nkunesha umuntu umwe. Iri jambo ryarantangaje. Abamidiyane bari benshi, ariko Imana iravuga ngo
ko ndahiye nguhaye imbaraga, uhawe imbaraga uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Ibi ni ibintu bitangaje, ntabwo wanabyumva ngo unabitekereze, wamaze kubyumva ngo wumve ko byashoboka. Abamidiyani bari benshi, ariko umuntu umwe, Gideon uri mu gusekura izi ngano, umuntu woroheje, umuntu mutoya, umuntu w'umwana, byagaragara ko atari gushobora, ariko kubw'imbaraga hawe n'Imana. Ntabwo bikuyeho yuko Abamidiyani ari benshi bamunesha. Imana ishimwe. Kubw'imbaraga hawe n'Imana ntabwo bikuyeho ko Abamidiyani ari benshi bamunesha, ahubwo kubw'imbaraga hawe nayo zituma akomera muri ibyo bikomeye, kandi ibyo byari bimugoye bigacika intege. Niyo mpamvu Uwiteka avuganye nawe ijambo rikomeye n'ubuhanuzi kuri wowe. Avuganye nawe ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka wizeye arakomeye kandi aje mu bikomeye, ibyo bigukomereye. Wihagarike umutima rero, Yesu akoze ibikomeye kuri wowe. Koko ijambo dusanga mu Gutera kwa 2 ibice 4 umurongo wa 4, nimo ijambo rivuga ngo ariko mwebwe abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Turiho kubwo umwami Yesu adukunda, atari uko Abamidiyani badahari, atari uko ibiduhiga bidahari, ariko turiho. Dushimiye uwemeye kudupfira, akaba ari kumwe natwe, akaba turinze. Ntuhagarike umutima, Yesu arakuzi. Ntuhagarike umutima, Yesu yarakumenye. Ntuhagarike umutima, uwo wizeye arusha imbaraga ibikurwanya, uwo wizeye arusha imbaraga ibiguteye ubwoba, uwo wizeye ni umunyembaraga. No kwa Yayiro yarahageza kuri bitangaza byinshi bitandukanye mugiye muzi. Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Kandi nkumenyesha ikintu gikomeye, uko yambukije Abisiraheli akoresheje Mose, akamukoresha ku nkoni, ntago ariko yambukije Abisiraheli akoresheje Yesu. Kuri Yesuwa ni isanduku abatambyi bahetse. Bisobanuye ngo rero igitangaza Imana igikora, icyo yakoze ejo ntago ari ikikora uyu munsi. Bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bamenye ko Imana ikomeye. Uko yambukije Abisiraheli bayobowe na Mose, siko yambukije Abisiraheli bayobowe na Yesu, kubera ko Imana ifite uburyo bwayo bwihariye. Nawe hari igitangaza Imana igomba kugukorera gitandukanye n'ibya mbere wagiye ubona, kandi kugira ngo n'abantu batazabona yuko Imana yagutesha agaciro kuko wageze mu bikomeye bikagutera ubwoba kuko byari bigukomereye. Ariko Kristo ko yakakomeye, kandi ibyo ngibyo bikomeye nubwo bigukomereye, afashe umwanzuro kuvuga ngo witinya, wikuka umutima, kuko yatsinze urupfu, atsinda Satani n'ingabo ze zose. Araje rero kandi aje kukurwanirira. Wihagarike umutima, inshuti y'umusaraba. None mubwira ngo wihagarike umutima, witinya, wikuka umutima, Yesu arakoze. Maze kumenya amakuru muri aka kanya mpawe n'umwuka w'Imana. Mpawe amakuru muri aka kanya mpawe n'umwuka w'Imana. Ndabwiwe ngo umwuka w'Imana anyongoreye iri jambo rikomeye, arambwira ngo wowe wacitse intege ukaba warihebye, Yesu yohereje abamarayika bo kongera kugusubizamo imbaraga, bo kongera kugukomeza. Mbonye abamarayika bari mu gusinya urwandiko ruvuga ngo akira ubutsinzi, ruvuga ngo akira imbaraga, ruvuga ngo akira gukomera, ruvuga ngo akira kubaho, ruvuga ngo akira kugubwa neza, ruvuga ngo ibikurwanya nk'uko Gideon Abamidiyani babarwanyaga, rivuga ngo wihagarike umutima, Yesu aje kurwanira kandi aguhaye imbaraga zo konesha Abamidiyani bari bakugose iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ku butaka no mu kirere. Nubwo bari bakugose, ariko Uwiteka atanze imbaraga. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ishyirwe hejuru ku Uwiteka guhaye imbaraga kandi akaba akoze ikintu gikomeye. Ikindi n'umwuka wera aranyongoreye, arambwira ngo nkubwire ngo hari ibyari bimaze igihe bikubujije amahirwe, umva waracitse intege, warihebye, ariko Yesu icyamuzanye no kugira ngo agusubizemo imbaraga. Ndabwirwa ngo hari ibyaguciye intege mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ariko ndabwira ngo akira imbaraga zo mu buryo bw'umwuka, akira imbaraga mu buryo bw'umubiri. Uwiteka agufashe ukuboko, aravuze ngo ntutinye, ntukuke umutima, aragutabaye kandi azakuramiza ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'iburyo azakuramiza. Wihagarike umutima. Niryo rya jambo tukiriho rivuga ngo witinya, kuko Kristo we akomeye kandi aje mu bikomeye byari bigukomereye. Ibyo bigukomereye rero arabinanije, abiciye intege. Ubonye ubuzima, ubonye imbaraga, ubonye kubaho mu mbaraga z'umwuka, mu mbaraga z'ibitangaza. Imana ishimwe ku Uwiteka wadupfiriye atubereye maso. Ikindi nongereye kumva
umwuka nyongoreye nongeye kumva mbwirwa ngo nkubwire ngo Uwiteka ushingiye wenda ry'ubutsinzi aragutsindishirije. Hari ibyari byaratumye uhamuka mu mutima, ariko Uwiteka aragutsindishirije. Gideon yahawe izo mbaraga, ararwana kandi akomeza kwizera, agira imbaraga zikomeye. Reka nkubwire nawe, ni wowe Gideon ndi mukubwira, ndakubwiye ngo witinya, Yesu agushingiye ibenda ry'ubutsinzi, arakurwaniye ku burwayi wari ufite, ku ngorane wari ufite, ibyo wona byabikuruhije, wihagarika umutima, Yesu ari kumwe nawe. Dushingiye ku byo twagiye tubona Imana yagiye ikorera abasogokuruza bacu, natwe ndetse ikaba hari ibintu yagiye ikora, tugiye tureba, dukomeza kugenda twumva, dukomeje kugirira Imana icyizere. Nawe yigirira icyizere nk'uko usanzwe yigirira icyizere, ariko ngero yigirira icyizere. Yahaye imbaraga Gideon, nawe iraziguhaye kandi guhaye ubutwari. Wihagarika umutima rero, Yesu aracyari kumwe nawe, wicika intege, witinya. Lewi, Loze, Tome, Regiriwi, Herevo, Zabo, Enema. Dushingiye ku by'Imana yakoze, dushingiye ku byo yakuvuzeho, dushingiye ku mugambi Uwiteka gufiteho, dushingiye ko Imana yagiye gucira inzira yo gucira kanzu mu buryo wabonaga bitari gukunda. Imana ikaba yarakoze ibintu bitandukanye, byinshi bitandukanye, twatuye imbaraga z'ibyiringiro kuri wowe. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga, tubwira Imana ngo Uwiteka ongera udukomeze, uduhe imbaraga zidukomereza aho twari tunaniwe, zidukomereza aho twari ducikiye intege, kuko Umwami adukunda, turi amahoro. Ndagira ngo dusenge tubwira Uwiteka ngo yongera agaruke muri twe, yongera turinde, yongera twubake, kuko tumaze kubona yuko Gideon yahawe imbaraga zo kunesha Abamidiyani, nubwo bari bamugose, nubwo bari bamuteye ubwoba, ariko ibikugose n'ibyo ubona biguteye ubwoba, wihagarika umutima, uhawe imbaraga nshya, kuko utanga imbaraga ari Kristo, kuko akomeye, aje mu bikomeye byari bigukomereye, arabinesheje. Ndagira ngo dusenge Umwami Yesu akundindire kandi akumpere umugisha. Dusenge dusaba Imana ikomeze kubana nawe. Mana, turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa, kuko uri Umwami ushoboye byose, urakomeye kandi uje mu bikomeye, kandi byari bikomereye umwene data. Ngushimiye ko rero uje kubikemura. Iyo uhageze urabikemura, iyo uhageze ukora ibikomeye birenze ibyo byari bikomeye bimukomereye, byari bimuteye ubwoba. Ngushimiye ko wigaragaje, kuko kwaye kwiza kube kuri mwene data, kuko kwaye kwiza gukora ibidasanzwe. Turagushimiye ko ubikoze mu mbaraga z'umwuka, mu mbaraga z'ibitangaza, mu mbaraga zinesha, mu mbaraga zikiza, mu mbaraga zirema, mu mbaraga zitanga ubuzima. Turagushimiye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo, kandi buri muntu wese ahembuke mu mbaraga zawe. Turabigushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze. Imana ibahe umugisha cyane. Dushimira Sirasi. Sirasi, urakoze mukozi w'Imana, nagira ngo gushimire cyane. Imana igumisha Sira. Ndawakire mushumba. Hanyuma ushingiye ku ijambo utubwiye, Imana yaguhaye message imeze gute? Yari yampaye message ivuga ngo ibikomeye Kristo iyo hageze arabyoroshya bigacika intege. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turagushimira rero, uzagaruke, n'uburenganzira gutanga nimero kugira ngo bazagushake, kuko ni byiza, baragukeneye. Uri umugabo w'amavuta, uri mu gihe cyiza cyawe, ngaho tanga nimero, hanyuma Imana iguhe umugisha. Urakoze. Se mushumba ko n'ubundi usanzwe uri umubyeyi, ni ngombwa buriya ngo nyitange? Niyo ntayitanga ntacyo bitwaye, ariko iyo umubyeyi abigusabye urabikora. Yego, kuba mubinsabye nk'umubyeyi wanjye ntacyo, reka nyitange. Ni 82 MTN, ni 82 29 67 67 82 29 67 67. Indi MTN nayo ni 82 29 98 34. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Imana igumisha nakagaruka. Murakoze.